We listen but we don't judge. Nakundanye n'umuhungu turakundana, mukunda cyane, nabonaga ari mwiza, yarazi gutereta, mva naramukundaga cyane pe. Yabaga ahantu heza, yabaga muri apartment abana n'umuzamu. Ndamubaza se iyi nzu ni yawe? Arambwira ati yego ni yanjye, ariko mbana na brother wanjye nuko yagiye hanze. Ubu nyine nasigaranye n'umuzamu. Iyi nzu ni mu rugo bayimpaye, n'ababyeyi banjye bayimpaye kubera ko nyine tutakomeza nyine kubana. Mva shandarenze, yabaga muri apartment nziza. Hano ubundi nkajya njya kumusura, akambwira ngo ntawe uhari, ariko ningende ndasanga ari umuzamu, arankingurira nyine nisanzure nta kibazo, ntari biryo. Umuzamu we turamenyerana ko inshuro nyinshi niwe nasangagayo, akaza nyine akansanga. Ko dukomeza kubana, iyi nzu ni iyiwe, kuko inshuro nyinshi yajyaga muri garderobe, yagendaga agakuramo agasume gusa, nta myenda nabonagamo ntaki. Nyine hari ukuntu nyine utekereza ibintu, iyi nzu ni iye cyangwa. Noneho ubundi nyuma nza kumenya ko atekinga some drugs, afata drugs nyine. Ndavuga ati nta kibazo, nabyo numva ni ibintu biri attractive, numva nyine ni ibintu namukundira nabyo nta kibazo nyine, kuko nabona nyine ngiye nabonaga arenze tu. Ako nyine kubu byagendaga biba too much, akambwa ngo nagiye kwa muganga, akambwa ngo iki n'iki. Nyine avuga ati nzabimukuraho nta kibazo. Mungu turakomeza turakundana. Noneho ubundi umunsi umwe nari ndi mu rugo, umuzamu warampamagara arambwira ati se ntiwazanye na boss? Ndaje ndamubwira ati oya, ntago ari ngiye. Kubera iki se nzana na boss wawe gukora iki? Arambwira ngo hari umukobwa ari bazanye, rero nari ngize ngo ni wowe. Ndaje ndamubwira ati umukobwa? Reka. Ndaje mbampamagaye sheri wanjye, ndamuhamagara yanga kumfata, yanga kumfata. Arangije ahita ambwira, ahita anyandikira kuri message arambwira ati baby ndaryamye, mbabarira rwose, undeke ndyame ndaza kuvugisha nimbyuka. Arangije wa muzamu arampamagara arambwira se reka nkubaze wa mukobwa, kuri umukobwa mwiza, niki gituma ukundana n'uriya muhungu? Umuhungu ufata ibiyobyabwenge nta future nzima afite, wowe ubona hari plan nzima gufiteho? Ndamubwira ati kubera iki? Ibyo ntago mbyitayo, nimba afata ibiyobyabwenge ngiye nzamuhindura, icy'ingenzi nuko mukunda, n'ubundi ntago yabyuka mu gitondo gahita bivaho, rero ngiye nzamuhindura. Uwo muzamu we mukatira gutyo. Arangije ahita ambwira ati reka nkubwira, umuhungu mukundana n'inzererezi, kamubwira ukuntu ari inzererezi. Iyi nzu siye, yarakubeshye kubwira ngo niye. Iyi nzu ni y'umukire, ngewe ndayicunga nkayirinda, ntawe uhari yagiye hanze. Iyi nzu siye, umuhungu araza akayintira. Umuhungu yananiye iwabo, ni inzererezi nyine, araza akantira iyi nzu. Uzanabirebe neza, inshuro nyinshi aza yihisha ni nijoro, ntago ageza nyine ku manywa, kuko nyine ababizi ko inzu atariye. Araza akayintira nkamutiza, ariko siye. Nimba nyine uri umwanga, nimba ari byo wanamukundiye, ntago iyi nzu ariye. No kwereka ko ngiye ntari naramukundiye amafaranga, ibyo byose maze kubimenya n'ukuntu ambeshya n'ibiki, ndavuga ati nta kibazo. Ubwo nimba inzu atari ibwo nta kibazo, ngiye icyo nzi nuko mukunda, ibyo byose ndabyirengagiza, ngiye ndakomeza ndamukunda. We listen, we don't judge. Guys, umuhungu twakundanaga yari afite defo yo kugenda akadisapiyaringa, akamara nk'ukwezi. Abashuti banjye nyine bakabibona ukuntu nahangayitse, nirirwa muhamagara, nirirwa mubura, nkababwira ati noneho ndamwanze. Abashuti banjye kamwe, uyu muhungu ko nta cyerekezo cyiza, nta future nzima afite, biragaragara, uramushaka iki? Nkababwira ko ndamukunda. Bakangira inama, nkababwira ati nta kibazo, noneho namwanze. Agacaho nk'ukwezi naramuhamagaye, naramwandikiye, naramubuze. Akabarongera aragarutse, akansaba imbabazi, akanyiginga, afite uburyo azi gutereta, akanyiginga akansaba imbabazi, nkaba ndamubabariye. Guys, ibintu birakomeza bigenda byisubiramo gutyo, nkamubura, nkamwanga, yagaruka nkongera nkamukunda, ahubwo nkanamukunda no kurushaho. Birakomeza byisubiraho. Noneho umunsi umwe naramubuze, araza arampamagara arambwira ati baby mbabarira, ndashaka kubonana nawe, ndagukumbuye, kandi nitutabonana nta kindi gihe sinzi igihe tuzongera kubonanira. Nawe se kubera iki? Ngo ngiye kujya Kenya, sinzi igihe nzagarukira, rero mbabarira basi byibuze uzunsezere, ndakwinginze. Natahaga kure, no kuva iwacu byabaga ko nsaba uruhushya cyangwa se nkagenda nihishe ncitse iwacu.
avuga ati nta kibazo nta mafaranga ya moto. Arangije ampa amafaranga ya moto, nyine mfata moto ndatega ndaza. Mpageze nsanga yodarinze, byari muri restaurant, nsanga yodarinze baga. Ndavuga ati nta kibazo. Arangije atambwira ngo ntacyo rero, wowe ushaka ikintu cyo kunywa icyo ari cyo cyose ushaka nta kibazo. Nanjye ndatumiza nyine nk'umuntu uri kumwe na boyfriend we nta kibazo. Umuhungu namusanganye agatelefone kabi, batiri yari ifatishijwe na fimbo. N'ubwa mbere nari mubonanye ku gatelefone, ubundi namunaga telefone yabaga igezweho icyo gihe niyo yabaga afite. Telefone yawe byagenze gute? Arangije arambwira ngo telefone yanjye rero yapfuye, yikubise hasi, barangije babantije akangaka kugira ngo dukomeze ducommunicatinga nyine. Ndangije ndamubwira ati okay nta kibazo. Hari umuhungu wari urimo aramuhamagara cyane cyane cyane, arangije aramwitaba, aramubwira ati ndi hano ndi kumwe na baby wanjye, arahamurangira wahadusanga nta kibazo. Umuhungu arangije aravuga ati ntacyo. Akiri kumurangira aka gatelefone ke kaba karazimye. Abantiye telefone yanjye ndayimuha, ashitura ka gatelefone ke, ashaka nimero za wa musore, atangira kumurangira akoresheje telefone yanjye. Aramurangira. Umuhungu ntiyakomeza kuhumva. Atahumvishe noneho ahita amubwira ati nta kibazo, wowe genda uhagarare hanze umurangire, murahita muzamuka munsange hano. Aramanuka ajya kumuzana, nyine agiye nk'umuntu ugiye kumuzana. Guys, yaragiye, naramutegereje guys, naramutegereje amasaha menshi, umuhungu ndamubura neza, ndavuga se bimeze biti. Ndamuhamagara kuri nimero yanjye, telefone yanjye yatwaye ntiyayifata. Ndamuhamagara kuye nsanga ntiriho, ntangira gushakisha nimero z'abashuti banjye, nyine ndabahamagara nyine ngo bampe amafaranga nishyure mve muri iyo restaurant y'abandi, nshake n'itike. Nyine ndahamagara ndashakisha nimero, kubw'Imana mbona nishyuye nyine amafaranga twakonsomye aho ngaho. Maze kuyishyura mbona n'aya moto ndataha. Guys, mari icyumweru muhamagara umusore naramubuze, ibyumweru bibiri, ukwezi, amezi 2, amezi 6, amezi 10, yongeye kumvugisha nyuma y'umwaka. Arampamagara arambwira ati baby mbabarira, ansaba imbabazi, aranyinginga. Guys, remember, we listen, we don't judge. Naramubabariye. Guys, iyi story ntago ari iyanjye, ni iy'inshuti yanjye. Mumbabarire, please don't judge her, mumbabarire. Ikindi, musharinga abashuti banyu bave mu byo barimo, kuko hano hari abaskama b'abahungu. Guys, musharinge, mulikinge, mucommentinge for more stories. Nawe nimba ufite story yawe ushaka kuyisharinga hano, I'm here for you.